Karibu. Kuki ibi bintu watinze kubikora n'ukubera iki? Nukuri mbabarira ndakwinginze. Uranyiginda se igihe nasigiye uri gutora no muceri na n'ubu ngubu uracyari kuwutora? Erega mba nakoze ibintu byinshi nkavunika. Ubuse kutakorofta aha hantu n'ukubera iki? Ngiye kuhakoropa mpe. Nose mbere kugira ngo utore umuceri wakagombye kubanza ko wakoza no masuku ya hano abashyitsi bakaza gusanga hano hantu hasa neza. Banza ukoropa aha hantu. None se umuceri nari ndi gutora. Urawutora umaze gukoropa aha hantu kuko abashyitsi bagiye kuza hano nase baraza basanga hano hantu hasa gutya. Banza ukoropa aha hantu. Kandi mu kanya gatoya nsanga ahantu umaze kuhakoropa. Kuko ntabwo nagushatse kugira ngo umutako hano ntabwo ururabo. Subukoko wagiye ureka nakora iki? Ngaruke nsange hano hakoropye. Ngaruke nsange hano hakoropye. Wa mugore nawe rwose. Uyu rakasa mu. Ntabwo ureba ko mba narushye. Mba ntararangiza gutoranya umuceri ajya muri urukundo ni rubi. Umugore wanjye nkunda ni uri kunkora gutya. Nta nubwo abareba ko navunitse. Ubuse koko nzabivamira. Ariko ntacyo kubera ko mukunda ngomba kubikora. Umugore nishakiye mukunzi umugongo. Sinzi ko nzabivamo ubuse bwo ntagiye kuza akankora mu gikorwa akanjyana mu bindi kandi ibyo natangiye nabyo ntabishoboye. Karibu. Makuru yawe. Nzani ikira. Ngiye gusaba akazi. Akazi? Akazi se shaho. None washobora iki? Akazi kari ko kose ufite imbaraga zo kugira. Imbaraga nzinga zifite bose. Se ko mbona ubu n'umuyaga koko. Aya bose urabona ufite imbaraga akazi ukareba bose. Use ibiro 50 wabiteruka byipevera pe. Ko wabivane hari ukabigeza hari. Ntabwo cyamanga koko. Ubundi se ubu wari ntabwo ndarya ariko nabikora. Sha reka nkubwire nubwo uje kunsaba akazi ntabwo gashoboye. Oya wowe kamekana nako akamaye. Ndabazi muba mwiyemera muba muri aho muri udungu tw'utunenganenzi hariya. Ubu koko urabona waterura ibiro 50. Sha ninguha akazi kanyu kakinje. Ntabwo ndi gukwica ndagakora neza cyane. Je ntabwo njya nkunda umuntu yicira akazi. Nubwo ngiye kuguha akazi ndabanza ngo testing ndebe
nta kibazo. Ninsanga utagashoboye ko nanjye niyizera ndagashobora aha nkwereke icyo gukora ariko umbabarire ntabwo nkwinginga ni wowe unyizaniye tugende rwose ntabwo ntawe kuko wose fose nawe rero tugende mu akazi nkwereke ukuntu gakora ntabwo mba mbyizeye ko rwose akari akazi gashoboye vayo urabona ibi byose ugomba guterura ukavanaho urumva ujyana hariya inyuma urumva byose nta na kimwe nshaka urumva hano hakora isuku hake hamere neza nyuma yo guterura bino urahita uhakubura hase neza mbese nta kintu cy'umwanda nshaka ngenda bikora nk'akazi boss wanjye naho gira vuba rero terura ibi byose no kubiterura terura ase boss uyu mufuka ubu ntundebera ko uyu mufuka nawe urabureba ni munini ntabwo neruzaho ntabwo ari njye wawuteruye nkukura hariya nkawuzana aha ongera uneruzeho ntarebe terura terura ibyo wigira ntabwo mbizi kamera kutunguye ibyo uheraho byose ntabwo bindeba wowe terura aba ngaba koko baba baza gusaba akazi batagashoboye ya boss numva sino mifuka iremeye cyane undi muntu sinzi ikintu kiba kiri mu mitwe yanyu ku buryo ujya gusaba akazi udashoboye ayo boss nari gashoboye nuko ino mifuka yawe ari myinshi nk'uyu koko umuntu yamukorera iki ino mifuka yawe se nuko nyine nawe urabona ukuntu ingana ahubwo wapfasha ukajya uneruzaho sohoka mvira mu rugo sohoka genda boss se nakandi basi akazi kahe se karakaba kakunaniye akandi ukagashobora iruka sohoka kandi kazi kiki mvira mu rugo genda nazo muramuginga kuko abanesheje umwanya wanjye ubu ngubu niyamenera marinette kuko yari kumbwira iki hanya nayimbwa gusa ndakumva mugore mwiza ariko ntabwo urarangiza gukora ngiye kuharangiza ukabyara ubu igihe nahereye genda ntabwo urarangiza kuhakora uri umutako hano muri uru rugo uri ivaze uri ibintu mu buriri bizakunanira no mu rugo bikunanira ibintu byose ariko maranya gasa nashatse umugabo nzi ko ngiye kwimara ibibazo ahubwo nibwo bigiye kwiyongera ubuse nzajya mbyuka njya mu kazi ngusiga ahangaha nta kazi ugira n'ubundi ugira umushahara wanjye nkorera nurangiza ninjya gusigana hano mukoropa ahantu hose uharangize ryabo ubu si ikintu waba umara hano muri rugo n'igiki nta mwana uri hano ngasigara kurushye naki koko urambwira ko ikintu nzagufatamo ni igiki koko utahira kurya gusa no mu buriri ntushoboye ikintu uzatahira ni igiki ngaho mbwira urakurya se uburyo uba wahinze umbwira ubuhinguye umushikisi uba wahinze iki reba nogeje bya wogeje ibyombo se umuceri ngura aho ugiteretse ese buri urawuteka ryari urawuteka sangahese none se we wanze ngaho koropa vuba nyine koropa hano hantu mabona harangiye umutako wawe ndawuhaze hano mwisatu nzajya nahira kuza wicaye ngo ndumva ese ubwo gugura igishyano ndi umugore wawe se hano ndinda hano muri rugo reka mbanze nduhuke basi ubu se ndi igiki hano iwawe cyangwa uri igiki hano ako se ko nagushatse nkukunda kugira ngo harubwo ntwara washatse unkunda se kugira ngo njye mbari njye ugutunga ndindongora nitunge se ndakwaza ko ndindongora nitunge naze kudakoropa ngabandi reba ngaha hantu hose abashitsi bari guririre hano hantu reba se ko ndabuguma ahantu hamwe hoye bahakudodeye ntago hararangira nese ntago hararangira bahakudodeye ese umuntu akoropa yicaye bakoropa hagaze wakagombye gukoropa wunamye rakete yarakunaniye oya koropa vuba rwose aha hantu humuke bakandi humutse naha ngaha hose reba muduturongo turimo hano nani uguri budukoropa pamo
ariko mana nyagasani yewe nashatse besha uyu nguyu we rwose nakasamutwe rwose mana nyagasani ndaje wagiye ureka kumbwira nabi kuba nabikoze nose ndeka nkubaza wabikoze ubu munahera saa 11 za mu gitondo akora umurimo umwe utarangira kandi mbirangije urangije se ugiye wahereye urahamahana no mutwe turongo hakorope neza mbabarira ngaruke nsanga hano hantu waharangije kuhakoropa utora uriya muceri uwushyira ku mbabura nurangiza uhita ujya kubaga zira pasipara zo kumuharura ngaruke nsanga waharangije ndabona nabirangije sheri umugore usiko cyagira n'impuhwe kandi banavunitse ntabibona Ngiye mu kazi kandi navuze ko yakira neza kabisa nsigaye ndafite inzara nyinshi amutekeraga agatoki se n'utukara n'ibindi amutekereje yavuze ko nakira igitoki n'amakaro gusa nyine asigaye ameze neza aho ariko agashashwe n'agateye neza basi shyirwa n'ikikwereka nyine ko nashatse kase sheri umunsi none nagure gutebeze gutebeza se aya umunsi ntabwo ndi gutebeza ariko nakigenda wambaye ko nabyo ni fresh ko nashatse neza uba wagatunganyije neza meze neza rwose umuhano wose ushaka wagenda nagenda se nukwiruka ngende sawa usigara amahoro akazi keza sawa murakoze kandi ndabanguka biga ayiwe akigushira agiye mu kazi se ngo mbanze gukora ikintu n'uwatwanye ako se shiri wanjye arimo aragenda asa neza kuri bogari sone bazamuntwara we ngiye kujya mucunga kuko bazamuntwara asigaye agenda ahantu henshi tutari kumwe yavuye mu kazi yagiye asohoka wenyine kandi abagabo barabuze nyine abafata neza bazamutwara yewe kangiye kubanza guteka mbone kujya mu bindi Ikariso ahantu heza Imana ihindura amateka ubona yarabyimbye hoya urihangana nyine umugabo uragera igihe iyo agukubita nyine agashaka kumara inyungu ni ukuvuga ngo uragera nyine igihe ugatuza nawe ukazamumenyera nawe ukazagira umwigarukana nyine ukamwigaranzura nyine buri kintu uzakora rero wowe n'ubwo umugabo hano yari yarananiye amuza kunyeke nanjye ariko nagihe cyarageze ndamwigarukana ngajya mutimbagura mwana mukamugana nsange wakorotya ahantu mwaza ngasanga yakorotye ari umugabo mwaza ngasanga umuceri yatetse ngasanga yavuye kuvoma nese ntuze mubwira ngo ajye kuvoma wowe ugira ngo nawe azajya agumya gufata uko nguko nyine ubwo se ujye ufata n'ingwe basi ukamukubita none iyo babibonye se hari umuntu wubakiye bibari byanze ibyo birabareba unabufite wanabumuka nani iki ntabuze mu rutoki ni amakoma nunga mbe wabokana iwanyu se ukajya no gukodesha inzu zirahari mari muri Kigali hari inzu nyinshi ababyeyi bacu ko yenda nabukanye bo barageze ariko noneho ndari ibyo nibyo kirimo wowe umugabo uzabufata uzumva wowe kizakora uzagenda ukubitema agacupa ukamwe numara gukama unywa inzoga nyine inzoga se n'icyaha unywa inzoga numara kuyinywa uzumubwira uti kuki utashashe ububuriri ubimubwire bwa mbere
numara kubimubwira ejo uzasanga yabikoze kubera ko azahita abona hari icyahindutse muri rwa rugo azavuga ati umugore byanga byakunda hari abamugiriye inama ejo usanga uruti nsanga wavomye maze ugasanga yavomye atavoma ukamubwira uti sohoka hakinjira abandi babibashije Mbega imirimo umwana yagakoze mbere y'umukoresha none ajya yikora hari ikindi kiba cyaramuzanye mu rugo se niyo inama niyo hari undi muntu wakugira inama nk'iyo nakugira iyo niyo nama yego kubaba ubu yaramenyereye yamaze kumenya ngo azajya abyuka mu gitondo ajya kuvoma yoza ibyombo nanjye ndyamye aho ngaho nyine ngo ndi madamu saba kubera ko yamenyereye gukora neza none kuko baba igihe kiragera ubu nabaye madamu salo nanjye ese nanjye bizacamo genda numbikora uko nguko mbikubwiye nazaze z'umuguru uti koma nyoko ibyombo byose none hari ibintu wese ntago azagukubita ntagute nawe uzamwase ko nta ntigengira se uzazishaka uziyamure neza neza ufata urushyi umukubite nabona urumukubise rimwe azahita avuga ati noneho mva umugabo noneho abaye umugore niyo ngiyo uzahita uba umugabo mu rugo waba umugore niko bigomba kugenda naricaye narabuze umuntu wangira inama urabona kare kose ntabwo nari nzi aho uba yababa dore nahangabo nanjye nabaye madamu taradari intebe hano mu rwego mwamikazi mu bazungu reba amafoto iki unara nakidodere mfite n'imashini yo kudoda none niwe ubigura nyine ubeje ubundi hano tugiye kuzagura moto kandi n'amafaranga azaba yakuye iwabo namubwenge agurishe wa murima w'iwabo Komeza iyo nama nyine nawe ngaho Besura Yako. Moment. Meze biteze. Aho. Nambaza ngo ndaho. Nambaza ngo ndakandi ndeba. Sha, mugabo wese. Bari ibibazo gusa. Sha, webyo nabonye nabifite. Abibonye. Ngo narenze yuko ari ibibazo ari tubyihererana nkabigumana. Ese. Kame mugabo mwiye. Ni fresh wowe se. Seko wanyanze mani wabaye kintu wabonye abandi bagore se. Honda nk'iki. Dari wabinyereka. Utadusura se uri kubura iki urankumbuye sha nukuri nanjye ndagukumbuye nukuri pe ahubwo umva worose wabyukaga nukuri kose Yesu ni kari umva yaba uko nagukundaga ariko wamwundaga mana amahoro yahenda mu gihugu pe urahageze se? Shama karibuke. Niswe, kanze ngurebe bugabo mwiza. Kanze ngurebe. None se bimeze bito ubundi? Bimeze bite ko mbona weho mu rugo rwawe bimeze neza biragenda neza nta mahoro? Ngo biragenda neza ariko biragenda. Niba utabizi neza ubwo biracumbagira kuko jewe nk'ubu hari amakuru mba mfite kandi ayo makuru arishyurwa ntabwo njye nayakubwira ubu kandi uramutse ugize vuba dore ukagira gutya cyane ngubu rwose hashobora kuba harimo no gushya
ntacyo nyine wowe amakuru se ubizi ko nta kintu wamburana uri inshuti yanjye yako ubu nimba bari mbwiza ukuri sheri ni karibu umugabo mwiza yikundira rwose ako si wa mugabo nawe uharira cya kigo gisi kugira ngo kiba kiri hafi aha ntabwo nubwo cyangwa se muri cya kigo kigutera ubwoba umugabo mwiza ni karibu rwose cyane se cyane ukuri nanjye nari ngukumbuye ndanakwikundira ni ukuri mugabo mwiza ni ukuri pe ndakwikundira Chantal nawe mukumbuye bana ari kumwe abere gukumbura cyane urananutse se ubu ni urukumbuzi mwana we usi nkweto ko utazifunze neza mugabo mwiza sha kubera kunanuka nzifunze wajyajyana imiza mbese waranyihebeye basi siko n'umukunda ariko mbwira rero mbwiza ukuri cya kigabo gitangiye nturi nta mumaro wacyo ikizi gukurupa mana ni nk'ubutako hano muri salo nayobewe ntabwo se n'umugiri najya bibasha amazi cyane se Nesuka bumumaze nanjye narayobewe buriya ndamusiga na kandi kazakora ko ndazanga imigongo yabishe ubwo agatahira ngo imigongo ubwo sibyo nazabivamo nose navuye iwacu nyobewe ko matora nziza zihari n'imyumbati yari ihari ngo nzi Kigali ngo nje gushaka umugabo hagiye umuntu ashaka umugabo azingagiye kwibara ibibazo ahubwo ari gagiye kugitera gusa ikibazo na kimwe yari iki kandi ubwo iwacu bazi ngo ko nashatse umugabo ubwo se bizagenda bite ega buri Imana duje ibise ubu se nzajya mbwira iwacu ngo mfite umugabo awe nugira ikibazo ikintu cya mbere cyo ikimfa nuriya mugabo nibangire neza nigire nabi si wamugura ipantaro nziza nk'iyi akoze kwambara agapantaro keza mugabo mwiza iki bikerewe nubwo wayimugurira aho bakubita mu bya bintu byashaje akagira ngo kandi urugo rwacu nta kintu bivuze rwanye no muturage ariko wowe ngura agapantaro wajimenya kukambara neza reba se n'agashati keza hano hagiye gutukiza sha wasanga ari nyine yaneho ndi mu nzira dore nanyuza ahantu hari igitokona nyine wasanga ariko sigaye nasa neza cyane byose no kubera wowe ni kubera wowe nasa neza cyane no kuri kw'Imana cyane neza bikose cyane neza cyane kwikundira rwose wa nkunda kundusha ngenda kwikundira cyane no kw'Imana baza nanjye urankunda cyane kabana nyagasani ufite ibiro mfite ibiro mani banari wanga kumva ya mafaranga wanyohereje kuri wa munsi ntakeneye kuriramo akanyama ndagaporeza mu mutumba nahise nekakabuye ruye ingose cyane niyo mpamvu ariko uba wafashe neza nawe ariko shana ugiye n'umugore ngubonana nawe naremeye nka kwihebera umva rubanda shanza nyine nawe urumva nukure ku rukino ukora kiriya kigabo nyine tukibanira byeruye uriya mugabo urabyarangiye byarangiye twe twishakira ahantu inzu mana ntugute dushaka ahantu inzu tukitabane twigendere bigendere kandi ibintu byagiye mu buryo uriya mugabo buriya tuzamuterete neza tumubwira tumva rero ati tuzakigira igikozi cyo mu rugo igikozi cyo mu rugo ariko zikari ibyo tuzagira umukozi wo mu rugo tujya kumuhemba ariko ndakwemera rero ntabwo wanyemera kundi umugore wawe mumenyeranye neza nta kibazo mufitanye tumenyeranye neza uretse wenda utuntu tw'uturimo dukeya ngenda nkora nkumva sinzi ukuntu bimeze ukumva ntubyishimiye mbese ukumva harimo urukundo uramukunda ni urukundo pe ako waragowe pe waragowe harya kariya kazi ukora ngo ni iwabo ariko bakaguhaye yigosha ukora akazi bangiriye neza bakampa akazi cyane niyo mpamvu nta no kuntu atanagusuzugura ntagusuzugura buriya impamvu ni uko nyine nta wundi muntu wo gukora iriya mirimo iba iri mu rugo akaba ari wowe uyikora kubera ko mukunda cyangwa za bamugana abagabo barabona nk'uko wabibyivugira ariko reka nkubwire ubu ngubu kano kanya uramutse ugeze iwawe nako ntabyo nkubwira urabanza ugira nise ubundi uvuye he nari mvuye epfo hariya nimvuye ubu wasanga uvuye mu kandi kazi k'umugore umugore arimo kugira bamwe gushaka nyine urupagaso rwo kugira ngo umugore abeho neza kugira ngo umutungire abandi rwose oya ntabyo abandi nawe iby'abandi se abandi ko ntuzi umugore wanjye sawa ngubu ntabwo uzi umugabo uri mu nzu iwawe
akuriya mugabo aranakurusha gucya nta muntu atakujyana umugore rwose ngiki umugabo ubu ngubu kano kanya tuvugana ugeze iwawe wasanga ari pa hasi hejuru oya urarwemba koma akabizi pe akabizi se akagwera mu cyumba hariya nari nta kibazo reka ndakwemera ahubwo nyine nta wundi mugabo uruta wowe rwose ahubwo nzagufata nkakubona n'abandi bagore umva ni gutya dakaraka abagore se ngewe ko nsigaye nanga no kubera kujya amasange na yandi jya ubabona uhita ubona ko ari babi kuri wowe nta nubwo njya mbareba dore banyuraho rwose bagenda nkagera menya ko kugira ngo mubone narakuruhiye wowe sha ntabwo nabikora ubwo nyine nakugira nka cya kigabo kiba kishyushya umutwe kiba kigira gute bato uriya nta mumaro wiwe ahubwo niba ushaka akabizi nyine tugere mu cyumba nandi bukaguhera hagiye twagiye se nguterurera unanirira se uri urambashara ntabwo nakugezayo dore mbarananiwe twigendere ngabo twigendere nyine kiriya kihorere ariko ndagukunda nyine ndagukunda umugore wanjye ntabwo ashobora kunca inyuma na gato ntabwo yabishobora nyine ese ko yakugize inganzwa nyine ko wariye indaramabuno umugabo ubu nona ahubwo komeza utindaho ngaho urasanga abana byaje ntabwo bishoboka ahubwo umugabo murugo iwanjye urayampaye uzi ko ariwe nari nakwanjye nari kuguramo ubugari bwa saa sita turaza kubivugana ko mbanze njye mu rugo ndeba ibyo bintu ntagahira ngo mwashatse abagore Teddy we Teddy hano hantu hari guhuburanamo parufe ntazi byanga byakunda harimo umugabo nk'uko babimbwiye nibyo yamburanye iki ku buryo ajya kunca inyuma nk'iyi parufe yaba yayikuye habaye hatarimo umuntu ndica umuntu nibwo bwa mbere yaba agiye kumbona umujinya nk'uyu umugore nk'uyu koko utaragize icyo amburana Teddy nk'ubu yamburanye iki ibintu byose biba biha ariko kubera iki umugore nishakiye nkamushaka mukunze yarangiza akajya kunca inyuma n'agahinda Teddy akose ubu tuvuga ko atari kunyumva kweli nk'ubu ngubu igihe nahereye muhamagara ndi umugabo mu rugo cyangwa ndi ikindi kintu niko Teddy ntabwo byumvikana bibaza nk'ubu nta kintu yamburanye habe n'iki na kimwe ariko akajya kunca kubera iki uziko ibyo babiri koko utazari nawe koko iyo wifata ukanca inyuma nk'ubu ngubu uzaje ndakwica nkawe uratinyuka ukavuga ko igikorwa cy'umubiri cyarakunaniye kuko umuntu w'umugabo aciye niba igikorwa cy'umubiri cyarakunaniye Gasopo ahubwo nimba udashoboye
wasohoka na mumfate nakica uyingurira nawe ugiye kumwica madama nimuhave mufigeho ariko se mwana naho nagira nero naho abantu baricanye mwana kama nimufigeho ndakwica ariko se mwana gira ingabo ariko mwana we nimuhave nukuri kw'Imana ariko se mwana abishyize hasi muhave ariko se mwana ndazongera ariko se mwana nyagasani wayaba mubabarira we ntabwo ushoboye no mu buriri ntabwo ubishoboye hava ariko ariko se mwana naho nagira watabaye nakica kano kagabuka watabaye nakica ibyuma nateruye ntabwo ushoboye mu rugo mugabo nta n'inko kujya ungurira mana baba mana we muhambe utamwica numwica rwose ni ibiki koko mana unagira yewe nabaye umwe ariko mana nyagasani iyirukire igende mana we iyirukire igende nta kundi kundi byagenda nyine bakashwa nyine nta kundi hamagare ribu mujyane ariko wibuka yuko bamaye mama mva ko nigenje ariko nzongera ishati yanjye nyisizeyo se ndagenda mbwira umugore ko ishati nyisizeyo navuye mu rugo mbona nambaye ishati bankomerekeje benda kunyica cyaba ibintu wapi kabisa ubu ngiye kugenda mu rugo umugore wanjye musaba imbabazi mubwiye ko ibintu ntazabyongera kuko ibi ngibi se ko nshimye bangize gutya ubu nsigaye bakankubita ipiki sinahita mpfa sha kagenda musaba imbabazi umugore wanjye n'ubundi twari tubanye neza rero niba batantangurikiye ndabona atangurikiye kandi ugendere musaba imbabazi twisubirane neza navuze ngo genda uranyumva uru rugo ntabwo nshaka kongera kurukubonamo gira vuba kandi nako ngiye ariko uyavuga ko akazi wabonye ari data akagweshe n'imitungo urimo n'iyadata umenye ko aka kanya tuvugana ubu nahamagara data akaza kwikora n'imitungo kandi nta nubwo nsohoka nasohoka se njya hehe imitungo ni iya data n'akazi wabonye ni data akaguheshe sohoka nanjye nsigaremo imitungo ni iya data kubera madame ngwino tubiganireho turebe icyo gukora oya ndanze utagubitira mu nzu oya ndanze umura ntacyo ndakugira oya utagubitira mu nzu umva nyine sheri ndagukunda urabizi sheri sayute ko ari sheri gawe n'ubu erega ndagukunda oya ndanze umva uri umugore mwiza nishakiye rwose tuza tubiganireho pe nawe uranywa sheri Karamba. meze bite se Meze neza sheri. kamanze ndebe neza akundabona Banjye no kumusuza none se kushi utarwiyambitse wambaye ubusa. byagenze bimbayeho do Yagasana kanako. nari mpfu yabuzeho gato do ubu none umugongo dore mwifarashi Yesu Kristo nyagasani. Ese ibisebe wagira ni ikintu kikwatatse. Ako nago ndi kubyumva. Ishati nayo wambaye wuzuye ibisebe. Ngera nubwo umutima uri hamwe ahubwo shima Imana. Kuri aya manwa yihango. Ubu ngubu warumbuze. Nese ubu ni igiki kikugize gute kwa. Suzi ko nawe hano nigire mu kazi. Yego. Ngeze hano haruguru ndi gutambika. Mura n'intare ivumbutse mu maso. Aho shenge nubwo ndi guseka biranababaje. Ngintare? Intare ku manwa? Do, ningize gutya. Oya uri kumbeshya bwisukuri. Ntago ari intare kugeza uko.
intare se niyitwaye n'ishati wari wambaye nyine irayitanyaguje ngize amahirwe yisigana mu kanwa nanyizwa n'amaguru dore nguki uri kumbeshya ntabwo byemeye kose sheri nuzi ko iyo mubeshye ngo ari bicurane intare niyo ishwanyaguje ishati uza wambaye ubusa igutera n'iyo bisebe bingana gutya nose iki ni ikimenyimenyi izi si inzara z'intare ako sheri sinasaba n'inzara z'umuntu inzara z'umuntu kuki intare ifata ahantu hamwe itafashe n'ahandi nyine yari yafashe ukuboko mu kwigobotora dore rwose itingira gutya agashati itigafata iragasigara mbabarira umbwiza ukuri kamuhekera umbwiza ukuri ako se ndakubeshya umbwiza ukuri umbwiza ukuri ntumbeshye kandi numbwiza ukuri ntabwo ibintu biraba bibi biraba byiza cyane kuko njyewe urabizi nkunda ukuri nubwo yaba ari amakosa cyangwa ari amafuti wambwishe ukuri urabizi ko mbyumva nkabyihanganira mbwiza ukuri rero agashire bamba n'abazombi tangira rero mbwira urebye nyine njye nabuze umutwe n'ikibuno nabuze aho mera nyine kuko nyine nk'ibintu biba byambayeho nagahuma mu makabisa wabuze umutwe wabuze isi tobora kuvuga wica ku byinshi biragoye ibyo mbona yari aruguru rwose ubonye iki abuze rimwe ritanga biri rwose aba ari kumbika abantu bapfuye rero ukuntu abaye se isuku niko kuri negereje niko kuri uri kumbwira nyine wowe ndimo nashaka kuganisha ku ngingo uboneye n'icyaka banze mwe ku mazi none se shiri suzi ko mukunda ya nanjye niyo mpamvu numva bashaka kumva ukuri kwawe ntabwo ushidikanya ko mukunda nyine urebye nyine muri iyi minsi nyine urebye muri iyi minsi ese sheri ko nzi ko uzi kuvuga neza wavuze ukambwiza ukuri wowe twagira ngo ni umwana uri mba nabizamubwira muri iyi minsi nyine hari umugore wari ugiye kundakaza okay goto urumbwiza ukuri ko hari muri iyi minsi nyine hari umugore nyine twari inshuti biraho urumva agiye kumusura ugiye kumusura nyine ubwo ngubwo nyine tangira kunyegera birakomera nyine tujya mu cyumba umugabo we nyine araza aradufata dore niwe wangize gutya dore n'ishati yanjye yisizeyo uca hirya no hino ngo intare ako sheri ubundi wamburanye iki kugira ngo ujye mu bandi bagore ubu ndebye ndi umugore mubi ndeba sheri ntabwo navuze ariko ko uri umugore mubi nanjye navuze ko byancitse ko mana babyeyi babyaye ariko sheri tuza nyine tubiganireho nanagusaba imbabazi abajene mariye shaka ko wakanyumvishije sibyo please nyumva nanjye byancika nanjye ibintu mbona niciza nureba ukuntu use nazacika umwongi sheri uramba mu makosa yose wankoreye nakubabarira ariko unyumve sibyo mbabarira nyumve ndabizi nakoshinga sibyo kandi urabizi ko ngukunda sibyo gihanganye nanjye ntabwo nzacongera nabonye isomo uramba ukuntu bangize se uwo mugongo rwose dore ni ugushyushya imituzo kwa nyange bawuvunaga hasi se urambaga ibaze kuri kunca inyuma nta n'umwana turabyara tukiri abageni ubu si uko numara kumbyaza umwana koko bizagenda ute ko uzanjugunya ukagenda ugiye sheri ndikubwaho isomo naribonye ntabwo nzabyongera rwose nimba ntabonye ubu ngubu ngiye kuba umugabo mwiza njye mufashe rwose buri kimwe cyose ariko mbabarire basomye nonsi sheri wambabare amavi arimo arandya napfukama igihe kinini mana mu mutima wo kwakira ibi bintu ndambabaje cyane nanjye nakubwiye ko ngiye kuba umwana mwiza nkaba umugabo mu rugo n'iki nyine tu n'ubundi wabikoze sheri amavi rwose yanyishe n'ubundi sindakwima imbabazi ngo n'ubundi mpagarike ibyabaye mu bireke kuba kandi byabaye
nanjye isomo naribonye. reka nkomeze mbitekerezeho kuko mbese ubundi nzakomeza mfukame mpaka haguruka sheri basi se urambabara kuba mwise sheri birahagije we nyine bishigisha nabwisomo none se sheri tubyanze reka mubwire ugiye ukumva ngo hari umusore twaryamanye nkazana abikubwira wabyakira ute nyine ndabyumva biragoye okay megihe rero ubu ngubu tugiye kujya turara mu buri twatambitse n'igiti sheri wanjye wambabariye ako sewe nyine nacitswe pa ako ntabwo koraho wumva bizasubira umutima wanjye ukuntu umeze ndabyumva nyine ko ushavuye pe mbese sheri basinda ntabwo nzabisubira ko sheri karame ni ukuri ko Imana mbabara ntabwo bizasubira kandi numva umutima wagukunze ntaho wagiye ndacyagukunda n'ubundi warangiye nakundi urambabariye se ndakubabariye mbese ahubwo sheri urakoze cyane ndakubabara ariko urakoze ntibizajye cyane